ndagiye kubona mbana abantu benshi barababaye yaba ari umukire arababaye yaba ari umukene arababaye ndetse yaba n'umunyamasengesho arababaye yaba ari umushumba mbega iyi nzara Imana yambwiye ngo nze mbwira abantu ngo hagiye gutera inzara ntabwo ndi nk'abandi baza kuvuga ngo inzara iraje Imana yansobanuye nayisobanuje ndayibwira ngo Mana ndatangariza abanyamahanga abanyarwanda mbabwire ko ari iyihe nzara tugende duhunike ibishyimbo tugende duhunike ibigori tugende duhunike amasaka ni inzara y'ibyo kurya la sitope edita ndashaka kubwira abantu ngo mbabwire ngo nibabe maso hagiye gutera iki inzara Mana yanyeretse abapasiteri bari gutanga za ruswa mu nsengero la sitope edita mufite ibibazo nta muntu urwanirira Imana TV tugomba kubagezaho ubuhanuzi ubutumwa bwiza abantu mukava mu rungabangabo abantu mukava mu bintu by'igipintu wafasha abana be abajyana muri onapu rasi widi bini sansi bagiye kwiga segonderi mani kunapu ngo kugira ngo batazabatera inda ubwo sinatsa abantu biga universite b'abakobwa bari muri za onapu rasi nima edita dobene sasoma Imana irashaka ko abantu mukizwa Imana ikabarinda inzara naho ngo narahanuraga cyane nta nubwo uzayizanaho ngo nayoboraga ngo umukumbi w'abantu magana reka da iyi nzara ntabwo iri kurobanura iyi nzara yo ntabwo uzahamagara abo wayoboraga ngo nibaterateranye ngo bakohereze amafaranga nta nubwo uzababwira ngo nibakwishyurira inzu naje gutangariza abantu ngo mbabwire ngo nibave mu byo barimo Imana ibarinde inzara umukozi w'Imana numvise inzara numvira akomeye ko nagiye kubona mbona abantu benshi ngo bishwe n'inzara ngo barashonje ngo mbona neza abantu barananutse ngo mbona ibintu birakomeye Imana irambwira ngo nimbwira abantu basenge ibarinde inzara iyi ni message nahawe n'Imana hanyuma mbona marayika mereje aka gapapuro kanditseho iri jambo inzara ntabwo wahamagara pare wawe nta nubwo wahamagara marene nta nubwo wahamagara tonto cyangwa se mukuru wawe cyangwa se ntabwo wahamagara umuntu runaka iyi ni inzara ugomba kuba maso kugira ngo Imana izaye iyo wabaye hafi y'Imana Imana iguhishurira ibizaba ndetse nibigiye kuba nta gihe na kimwe Imana itacaga mu bahanuzi ariko bagaterwa n'ibitero batazi nta kindi kizaba kiza nukwegera Imana la sinima edita dobene sas nukwegera Imana ikabahishurira ahantu ibyo bitero biri kunyura Elisa ari guhigwa kweri aho rwose tugeze mu gihe Elisa ari guhigwa ngo bamwice ariko ndagira ngo mbabwire ngo Elisa ntagahigwa ndagira ngo umuntu wumva ko ari Elisa akomere nubwo umwami w'Abasiriya yateguye igitero cyo gufata Elisa ariko ndagira ngo mbabwire ngo Elisa ntago agira ute akorwaho la si with bini sans edita dober Elisa nagakorwaho pewasi ni mayigo ndagira ngo mbabwire ngo Elisa ararinzwe dufite abantu basenga ari impumyi bakaririmba ari impumyi dufite abapasiteri b'impumyi bayobora itorero ari impumyi kandi Yesu yigeze avuga ijambo rikomeye aravuga ngo nta mpumyi yaranda atindi zose zagwa mu rwobo Sitani yikwereka ko inzara ihari ahubwo mu ijuru dufite Imana wowe izera Imana wowe kizwa iki ni igihe cyo kwegera Imana Imana ikakurinda inzara igihe kije ni igihe abami bagiye kwambara ibigunira iki gihe ni igihe cyo kwambara iki ibigunira la sitope edita dobene sas helasi widi bini kutango pewasi nima iki gihe ndagira ngo mbabwire ngo ndumva ijwi riri kumbwira ngo iki gihe ni igihe cyo kwambara ibigunira sinima tugeze mu gihe umwami ari kwihanakana abantu ari kwihakana abaturage be yes tubahaye ikaze mwe mwese mukurikiye Iramiro TV amahoro y'Imana bane namwe aho muhereye ku mpera z'isi zitandukanye niba mu gitondo gira igitondo cyiza niba nijoro gira ijoro ryiza nkuko mubize rero twababwiye ko tuzatunyaruka tukabazanira abatumirwa batandukanye kandi baje bafite impamba Imana bapfunyikiye hanyuma uyu munsi twanyarutse turanyaruka duhura n'umutumirwa cyangwa se n'umwana w'Imana Imana yabitsemo ibyayo
yaje twanyarutse nyine turamusura. Tumaze kumusura hanyuma rega dutangire tumusuza asuza abantu bakurikira Iramiro TV. Turagusoje. Mana iguhe umugisha, turabashimiye kubw'ikaze muduhaye Iramiro TV. Iramiro TV. Mana iguhe umugisha, nongeye gushimira abantu badukurikiranye, abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Hari aho ubari ninjoro, hari aho ari ku manywa, ariko icyo tuzi neza nuko ubwami bw'Imana bugomba kwamamara. Rero ndagira ngo mbabwire ngo ikintu naje kugira ngo mbageze ijambo ry'Imana mbabwira ngo Yesu yamamare. Amen amen. Hanyuma umuntu tujye kubana yitwa nde? Nitwa Ndibwami Evariste, ndo umugabo. Mfite umugore n'abana 5. Yego. Sengera ku itorero rya Kimisagara kuri ADPR. Ubone muri ADPR. Hanyuma Ndibwami uze ko witwa Ndibwami kandi se ubwambere uciye kwica no hari bwashize waciyeho ku Iramiro TV. Ntago ari ubwambere uje ku Iramiro TV. Hanyuma Ndibwami uje wadupfunyikiye iki? Mfite ibintu byinshi. Kuvuga ngo twitegure twicare turi cyane rwose. Imana yampfunyikiye. Ndabona usa neza. Meze neza. Ndabona usa neza, ndabona umeze ufite akanyamuneza nk'umuntu. Cyane. Igitumye ntago ari wowe witumye ahubwo ni Imana igutumye. Imana yantumye rwose. Kuko hari abantu benshi nyine basigaye bituma bakabona ngo nyine bakavuga ati ngo ibintu bya YouTube biri kurya cyangwa se ibintu by'Imana biri kurya, akahita ajya kugura Bibiliya. Abo nabo turafite batajya kugura Bibiliya. Bibiliya ngo turabona birya akaza nyine akihamagara kwihamagara. We ntago yihamagaye rero n'Imana yaguhamagaye. Hanyuma Ndibwami tutaragera kure nagira ngo baze usenge duhe Imana ikaze na karibu. Nabizo bavuye mu rugusenza ariko na hano tugomba kongera tugasenga kuko Bibiliya yavuze ngo dusenge ubutarambirwa cyangwa se dusenge ubudasiba cyangwa se muri yaririmbye avuga ngo ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azagira ute azagaruka. Hanyuma tangira dushyira imbere y'Imana, dusengera Imana n'abantu turi kumwe bose bashyira imbere y'Imana kugira ngo Imana izebane natwe. Mana mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana ikomeye. Waravuze ngo mu mahanga yose ukubaha agakora ibyo gukiranuka uramwemera, kandi iyo urangije kumwemera umwemeza n'abantu. Rero tugushimiye kuduhaye uyu mwanya. Uyu ni umwanya waduhamagariye ngo dutambutse ubutumwa bwiza. La sitope edita dobene sasi. Turasenze kugira ngo muri kano kanya mbaraga z'Imana zibane natwe, kandi imbaraga z'Imana zibane n'abanyarwanda, mbaraga z'Imana zibane n'abanyamahanga bagiye gukurikirana iki kiganiro ku Iramiro TV. Mbaraga zawe reka zigendagende, kandi umuntu wese uzumvira ijambo ndetse n'ubuhanuzi butandukanye Mwami Imana yacu buzagiraho mu mukura bugiraho nawo mugeza, kugira ngo izina rye ryubahwe mu izina rya Yesu. Amen. Ndibwami ntago ndi bukunyure mu ijambo, nta nubwo ndi buguce mu ijambo kugira ngo ntaza kubera ndetse nk'imbogamizi zatuma datambutse ubutumwa bw'Imana. Reka twakanya utugize Imana yagutumye. Imana baho umugisha, twongeye gushimira Imana ko tugarutse ku Iramiro TV. Uwiteka abaho umugisha, abantu bakomeze gukurikirana Iramiro TV, kandi mukomeze mushyigikire yicano, kandi mukore subscribe, mukandera iki, bega mutange na comment. Ahantu hose mubona ko ibintu bitagenda neza mutugire inama, mutubwire uko bimeze, kandi udukeneye wese ajya duhamagara. Turahari, kandi Imana yaduhamagaye kugira ngo twamamaze ubutumwa. Hari ikintu numva nungutse watanze nimero hakiri ku Iramiro TV. Zitange imbere. Teka nzitange. Zitange imbere. 078 35 51 11 3. Ongera. 078 35 51 11 3. Mu bintu namenye hari abantu batajya barangiza ikiganiro bakifuza nimero z'umuntu, hari ukuntu ujya bakunda kumamagara ngo duhe nimero za kanaka. Imana ishimwe ko umwuka w'inyongora icyo kintu ngo. Amen. Sawa, komeza. Hanyuma rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo nazanye ni ijambo Imana yampaye. Yego.
ni ijambo Imana yampaye muri iki gihe. Abantu barababaye. Yego. Ndagiye kubona mbana abantu benshi barababaye. Yaba ari umukire arababaye, yaba ari umukene arababaye, ndetse yaba n'umunyamasengesho arababaye, yaba ari umushumba. Mbega Imana yanyeretse abantu bababaye. Ariko muri uwo mubabaro hari ijambo Imana yampaye ngo mbagezeho. Amen. Muri uwo mubabaro wabo Imana yambwiye ngo babe maso. Yego. Mpamvu mvuze ngo babe maso, muri uyu mubabaro Imana yambwiye ngo mbabwire ngo Imana baka Imana imbaraga kugira ngo ibarinde iki? Inzara. Inzara niyo tugiye kuganiraho, kandi inzara tugiye kuganira ntabwo ari ya nzara y'ibyo kurya ngo wenda ngo aka kanya ngo mve hano umuntu amamagaye ngo umukozi w'Imana wabwirije neza, nabyo ni byiza, ngwino nkugurire umuceri cyangwa se nkugurire inyamuryi. Iyi nzara tugiye kuganira ni inzara yo mu buryo bw'umwuka. Yego. Kuko inzara yo mu buryo bw'umubiri yo wangaburira nkayishira, ndetse nkaza n'iwawe nkarya nkayishira, ndetse n'umuntu akanyohereza amadolari inzara igashira. Ariko naje kugira ngo ntangarize abantu mbabwire ngo Imana yambwiye ngo nibabe maso kugira ngo Imana ibarinde inzara yo mu buryo bw'umwuka. Iyi nzara yo mu buryo bw'umwuka niyo tugiye kuganiraho kano kanya. Imana yambwiye ngo abantu nibabe maso kuko inzara igiye gutera yo mu buryo bw'umwuka. Ntabwo ari yo mu buryo bw'umubiri, abantu babitandukanye. Yego. Ni inzara yo mu mwuka niyo tugiye kugira ute kuganiraho. Hanyuma rero reka twifashije ijambo ry'Imana riri hano mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice byaho 6 umurongo waho wa 24. Bami ba kabiri ibice 6:24 hari ijambo rivuze ngo titi ravuga ngo Abisamariya bagotwa hatera inzara bararyana. Hanyuma handitse ngo hanyuma y'ibyo Beni-Hadadi umwami w'Isiriya ateranya ingabo ze zose arazamuka atera Samariya arahagota, maze Isamariya hatera inzara mbi cyane. Barahagota ndetse kugeza aho baguriye igihanga cy'indogobe ibice by'ifeza 80 n'igice cy'agakondwe kamwe k'amahurunguru. Bukeye umwami w'Isiriya anyuze hejuru y'inkike z'amabuye, umugore aramutakambira ati ndengera nyagasani mwami. Aramusubiza ati Uwiteka natakurengera ibyo kukurengera ndabikurahe? Ndabikura ku mbuga cyangwa ku rwengero? Mwami aramubaza ati ubaye ute? Aramusubiza ati uyu mugore yarambwiye ati zana umwana wawe w'umuhungu tumurye, none ejo tuzarya uwanjye. Nuko duteka umwana wanjye turamurya. Bukeye bwaho ndamubwira nti zana umwana wawe tumurye, none yamuhishe. Umwami yumvise ayo magambo y'uwo mugore ashishimura imyambaro ye, kandi yagenderaga hejuru y'inkike z'amabuye. Abantu bamurebye banyuza mu myambaro icitse, babona yambaye ibigunira ku mubiri. Nuko aravuga ati Elisa mwene Shafati narenze uyu munsi agifite umutwe we, Imana ibimpore ndetse bikabishe. Naje kubabwira ngo Imana ibarinde inzara. Nuko Imana iturinde inzara. Iyi nzara ni inzara ngiye kuvugaho, kandi ni inzara itari ibyo kurya, ahubwo ni inzara y'ijambo ry'Imana. Kandi ngo niyo yateye ngo abantu bararyana umuntu akabaga mugenzi we. Kigaragaza inzara ko ari intonganya mu nzira yose. Yego. Rero ndagira ngo tubwire abantu kuri ino nzara. Tubabwire ngo nibabe maso, bambara imbaraga, kuko hagiye gutera inzara itari ibyo kurya. Babitandukanye. Hagiye gutera inzara itari y'ibyo kugira ute kurya. Hanyuma rero ndashaka kuvuga kuri iyi no nzara. Iyi nzara Imana yambwiye ngo nze mbwira abantu ngo hagiye gutera inzara. Ntabwo ndi nk'abandi baza kuvuga ngo inzara iraje. Imana yansobanuye nayisobanuje. Ndayibwira ngo Mana ndatangariza abanyamahanga, abanyarwanda, mbabwire ko ari iyihe nzara. Ese tugende duhunike
ibishyimbo, tugende duhunike ibigori, tugende duhunike amasaka, ni inzara y'ibyo kurya. Imana irambwira ngo ntabwo ari inzara y'ibyo kurya, ahubwo ni inzara yo mu mwuka. La sitope edita, ndashaka kubwira abantu ngo mbabwire ngo nibabe maso. Hagiye gutera iki? Inzara. Naho ngo narahanuraga cyane, nta nubwo uzayizana ngo nayoboraga ngo umukumbi w'abantu magana. Reka da, iyi nzara ntabwo iri kurobanura. Iyi nzara yo ntabwo uzahamagara abo wayoboraga ngo nibaterateranye ngo bakohereze amafaranga. Nta nubwo uzababwira ngo nibakwishyurira inzu. Naje gutangariza abantu ngo mbabwire ngo nibave mu byo barimo, Imana ibarinde inzara. Begera Imana ibarinde inzara. Begera Imana, Imana igira ite? Ibarinde inzara. Mukozi w'Imana, numvise inzara, numva irakomeye. Ko nagiye kubona mbona abantu benshi ngo bishwe n'inzara, ngo barashonje, ngo umuntu ngo mbona neza abantu barananutse, ngo mbona ibintu birakomeye. Imana irambwira ngo nimbwira abantu basenge ibarinde inzara yo mu mwuka. Iyi ni message nahawe n'Imana. Hanyuma mbona marayika mereje aka gapapuro kanditseho iri jambo. Arambwira ngo nze ntangariza abanyamahanga babe maso basenge Imana ibarinde inzara yo mu mwuka. Ariko iyi nzara ntabwo wahamagara pare wawe, nta nubwo wahamagara marene, nta nubwo wahamagara tonto cyangwa se mukuru wawe, cyangwa se ntabwo wahamagara umuntu runaka. Iyi ni inzara ugomba kuba maso kugira ngo Imana izayikurinde. Rero ntatinze reka tuyivugeho iyi nzara. Bibiliya iratubwira ngo umwami witwa Benihadadi, iyo dusubiye hejuru dusanga uburyo umuntu witwa Elisa ngo yabaga ahantu bita i Samariya. Hanyuma ngo i Samariya niho Elisa yabaga, i Dotani. Yabanaga n'umuntu witwa Gihazi mu nzu. Hanyuma ngo umwami w'i Samariya ngo akajya atera umwami w'Abisirayeli. Urumva? Umwami w'Isiriya ngo akajya atera umwami w'Abisirayeli, ngo akamwendereza ngo si rimwe si kabiri, ngo akamutera. Ngo ariko Imana ikagenda igasanga umuntu witwa Elisa, ikamubwira ngo uburire umwami ko bazamutera. Ndagira ngo mbabwire ngo abantu bakurikiranye iki kiganiro, mbabwire ngo iyo wabaye hafi y'Imana, Imana iguhishurira ibizaba ndetse n'ibigiye kuba. Nta gihe na kimwe Imana itacaga mu bahanuzi. Ku bwa basogokuruza bacu Imana yaravugaga. Rero ndagira ngo ntangariza abantu mbabwire ngo Elisa niho yarari. Hanyuma ngo umwami w'Isiriya agajya acurira imigambi umwami w'Abisirayeli, ngo akamwendereza akamutera. Hanyuma ngo Imana igasanga Elisa ikamubwira ngo dore bazatera umwami w'Abisirayeli kandi bazaca runaka. None mubwira afate ingabo azishyire ku mipaka, azishyire ahantu runaka, niho bazanyura. Dufite abantu bari guterwa ariko bagaterwa n'ibitero batazi. Nta kindi kizaba kiza ni ukwegera Imana ikababurira. La sinima edita do benesas, ni ukwegera Imana ikabahishurira ahantu ibyo bitero biri kunyura. Tugeze mu gihe hari Satani iri guteza ibitero bitandukanye biri kurwanya abera. Rero bishatse kuvuga ngo uregera Imana, Imana ikakwerekana ibi bitero biri kugira ute, biri kunyura. Hanyuma ngo Imana igasanga Elisa ahantu yibereye i Dotani, ikamubwira ngo ubwire umwami w'Abisirayeli ngo igihe kimwe ngo umwami w'Abasiriya aragenda akoresha inama ahantu bita mu murere. Mu murere hari ahantu perezida n'abadepite bakorera inama. Hanyuma ngo aragenda arayikoresha. Nta kintu yaragiye kubwira aba bantu, yaragiye kubabaza kuko yari yamenya amakuru yuko iyo ateye umwami w'Abisirayeli abimenya mbere, akabimenya mbere bataramutera, bagasanga yiteguye. Hanyuma rero ngo baragenda bakorera inama ahantu bita mu murere. Umwami w'Abasiriya akoresha inama, hanyuma ngo ayikoresheje afata abantu bakomeye bakora inama. Hanyuma bamaze kuyikora ngo aravuga ngo muri mwe ninde muntu ujya umena amabanga. Iyo tugiye gutera umwami w'Abisirayeli kuki abimenya kare akitegura. Muri mwe hasigaye harimo umuntu w'umunyamagambo, muri mwe musigaye mumena ibanga kugeza ku rwego babimenya tutarabatera. Muri mwe harimo umugambanyi.
muri mwarimu umuntu w'umugambanyi. Tugeze mu gihe kikomeye n'abagambanyi basigaye bari mu rusengero. Umuntu mugasengana akugambanira, mukaririmbana akugambanira, mukayoborana akugambanira, ugasanga abadiyakone baragambanira, pasiteri ugasanga abaririmbyi baragambanirana. Tugeze mu gihe abakirisitu basigaye basenga ari abagambanyi. Rero biradusaba kuba maso. Hanyuma ngo uyu mwami w'Abasiriya ngo aravuga ngo ndashaka kumenya umugambanyi muri mwe ni uwuhe. Hanyuma ngo umuntu umwe muri bo ngo azamura urutoki ngo aravuga ngo twebwe turi abagabo bakomeye, turi abaminisitiri bazi ubwenge, twarwanya urugamba ndetse twije amashuri, nta umuntu muri twugira ubujajwa ugira ubugamba, ahubwo muri Isirayeli hariyo umuhanuzi. Amen. Aravuga ngo muri Isirayeli harimo umuntu w'umuhanuzi witwa Elisa. Amen. Ngo hari iki? Umuhanuzi. Amanura itegeko, aravuga ngo ngiye kohereza ingabo zigende zimufate mwice. Tugeze mu gihe Elisa ari guhigwa. Kweri aho rwose tugeze mu gihe Elisa ari guhigwa ngo bamwice. Ariko nagira ngo mbabwire ngo Elisa ntagahigwa. Ndagira ngo umuntu wumva ko ari Elisa akomere. Nubwo umwami w'Abasiriya yateguye igitero cyo gufata Elisa, ariko ndagira ngo mbabwire ngo Elisa ntago agira ute akorwaho. La siwi dibini sans edita dober. Elisa nagakorwaho. Pewasi ni mayigo. Ndagira ngo mbabwire ngo Elisa ararinzwe. Nubwo umwami w'Abasiriya yateguye igitero agategura ingabo zigiye gufata Elisa, ariko ndagira ngo mbabwire ngo Elisa afite ingabo zimurinze zitagaragara. Hanyuma umuntu witwa Elisa aho yibereye Dotani, uyu mwami ngamucurira imigambi mibi yo kumwica. Ngo kugeza ku rwego ateguye, aragenda ategura n'ingabo zijya gufata umuntu witwa Elisa. Hanyuma ngo Elisa ngo ahari izi ngabo ngo ziraza zigota inzu ye, yararimo we na Gihazi. Iyi nzu ngo zirayigota. Gihazi ngo mu gihe asohotse agiye hanze, kuko Gihazi ngo yari umukozi wa Elisa, amukoropera, amufurira, akora mbega imirimo yo mu rugo. Yari umugaragu we. Hanyuma ngo asohotse ngo agiye hanze, ngo asanga umwami w'Abasiriya yohereza abajepe bafite ibitwaro bya kirimbuze baje kurimbura Elisa, bakamurimburana n'inzu yari arimo. Hanyuma ngo Gihazi asohotse ngo arataka. Ngo arataka ngo abonye abasirikare bagose iyo nzu. Ngo arataka cyane ngo avuga ngo databuza turapfuye. Noneho turapfuye. Azaboroga cyane ngo mu bintu byababaje umuntu witwa Elisa, ngo yababajwe nuko umuntu witwa Gihazi amaze igihe kinini basengana ariko ari impumyi. Ba Gihazi barahari. Ndagira ngo mbabwire ngo nta kindi kiduteje umuraba ni ba Gihazi. Bari kubona bataka batakishwa n'ibibazo, kandi dufite umurengezi. Niba uri gutaka uri Gihazi. Nimba uri gutaka uri Gihazi. Kandi ufite Imana. Uratakishwa n'iki ko dufite Imana? Ngo inzara ngo yaje, ngo intambara, ngo ibibazo. Ndagira ngo nkubwire ngo gabanya urusaku, wowe uri Gihazi. Niki gitumye utaka? Ko dufite Imana, ko dufite umurengezi, ko dufite Yesu Kristo. Uratakishwa n'iki? Rero hanyuma ngo Gihazi aragenda abwira Elisa, harimo ngo turapfuye. Elisa ngagira umubabazo uburyo Gihazi asenga ari impumyi. Dufite abantu basenga ari impumyi, bakaririmba ari impumyi. Dufite abapasiteri b'impumyi bayobora itorero ari impumyi. Kandi Yesu yigeze avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nta mpumyi yaranda atindi, zose zagwa mu rwobo. Dufite abapasiteri batukudugusha mu rwobo kuko ari impumyi. Dufite abayobozi b'amakorari bari kudugurisha mu rwobo kubera ko ari iki? Impumyi. Hari n'abita abahanuzi ariko ari impumyi. Kandi ari impumyi. Umuntu akabanga arahanura kandi ari impumyi. Rero ndagira ngo mbahumurize, mbabwire ngo mu ijuru dufite Imana. Dufite Imana. Hanyuma ngo Elisa nta kindi yakoze ko yari afite amavuta yo gutegeka.
ndagira ngo mbwire abantu bankurikiye, Imana ibamera imbaraga, Imana ibamera amavuta, Imana ibamera sitoke yo mu buryo bw'umwuka. Elisa ngo Yesu akora iki? Yesu ahamagara Imana, arasenga, aravuga ngo mwami kora ku maso ya Gihazi arebe ingabo zitugose. Lasi with bini sase edi fodo bini kuta. Ndagira ngo mbwire abantu, mabwire ngo hari ingabo zigose Elisa, hari ingabo zigose abera b'Imana, hari ingabo zigose umukiranutsi. Hanyuma ngo Elisa aramusengera, uyu muntu witwa Gihazi Imana ihita imukora ku maso, ngo agiye kubona ahita abona ngo abamarayika bagose Elisa na Gihazi, bagose inzu bari barimo. Hanyuma ngo Gihazi ahumuka amaso. Ndagira ngo Imana ihumura amaso, abantu bave mu magambo, abantu bave mu matiku, abantu bave mu gusebanya, abantu bave mu ntambara, abantu bareka ubwoba. Ndagira ngo ubwe ngo nimba ufite ubwoba bw'ubuzima uri Gihazi, nukuri uri impumyi, uri murataka, uri impumyi, ngo ibintu byacitse, ngo ibintu byakomeye. Ndagira ngo mbabwire ngo dufite Imana. Lala sinima edita, dufite Imana ikora abantu ku maso, dufite abamarayika baturinze, dufite abamarayika barinze u Rwanda, dufite abamarayika barinze ibihugu bitandukanye. Sabwa ni ugukiranuka ukizera Imana, ukizera Imana ntumere nka Gihazi. Elisa aramusengera, amaze kumusengera rero ngo mwami ukore ku maso. Gihazi arareba abona abamarayika, yongera arahumuka. Imana iguhumura amaso, bone ko dufite ijuru, bone ko dufite marayika, bone ko dufite bamarayika Mikayire baturinze, dufite uburinzi. Abera b'Imana dufite uburinzi, abanyamasengesho turarinzwe. Ndagira ngo nkubwire ngo ririmba neza, yobora neza, hanura neza, mbega sengera abantu neza, wowe ntutake ngo ibintu biracitse. Dufite abamarayika, ndumva afashishwa, dufite abamarayika barinze itorero. Kandi Yesu yarabivuze, rero ngo itorero ryanjye rirarinzwe kandi ryubatse ku rutare kandi riri mu ibanga. Ndagira ngo nkubwire ngo komera shikama, wibanye nka Gihazi. Elisa aramusengera, ntabwo ntinze aho ngaho. Hanyuma ngo kugira ngo Imana yereke umwami w'Abasiriya ko ari Imana ifite imbaraga, umuntu witwa ngo Beni Hadadi, ariryo jambo twasomye, ngo aramanuka aragenda atera Siriya, ngo aragenda arahagota agoti Samariya. Elisa ngo aragenda agota Samariya, arahagota, agota igihugu cy'i Samariya, ngo arakigota, ngo anagira uwinjira n'usohoka, ngo abantu barya ibintu byari mu gihugu barabirangiza. Botike barazirya barazirangiza, amangazini bajya barayarangiza, ibintu byo kurya ngo barajya baragira ute barabirangiza. Beni Hadadi ni umugome. Mani kurinde Beni Hadadi, abashaka kushirirwa, afite imbaraga zo kuguteza ubukene. Wakora n'ibigende, washinga business igahomba, wagura imodoka ikabagora gisida, waba ufite umubiri mwiza ikaguteza uburwayi. Beni Hadadi ngaragota Isiriya, Isamariya. Hanyuma ngo atera inzara, Bibiliya yavuze ngo mbi cyane we, inzara ngira barya. Abantu ngo bahura n'inzara, babura ahantu bajya guhahira. Ndagira ngo mumurize abantu mabwire ngo nubwo Beni Hadadi yagose Samariya akagota agatera inzara, ndagira ngo mbabwire ngo dufite Imana mu ijuru. Dufite iki? Imana. Beni Hadadi yamaze kugota Samariya, inzara ngirinjira, ibintu birakomera. Hanyuma inzara imaze gutera, ngo abantu bararyana, ngo kugeza ku rwego ngo bihebye barya n'amahurunguru y'inuma. Inzara kwikomeye, ngo kugeza ku ibaze amahurungu y'inuma, kugeza ku rwego ngo abantu bayariye. Inzara irakomeye. Cyari igihe gikomeye, cyari igihe Samariya bafite inzara. Rero ndagira ngo nkubwire ngo nicyo gihe dusohoyemo. Shitani yikwereka ko Beni Hadadi yagose Isamariya, shitani yikwereka ko inzara ihari, ahubwo mu ijuru dufite Imana. Wowe izera Imana, wowe kizwa. Iki ni igihe cyo kwegera Imana, Imana ikakurinda inzara. Kandi inzara ndi kubabwira ntago ari yo mu buryo bw'umubiri, ni inzara yo mu mwuka.
hanyuma ngo abantu bicwa n'inzara bagera ku rwego bariye amahurunguru y'inuma bagera ku rwego ngo banayaguze bishaze ngo amahurungu y'inuma yaryaga umukire. Yego umukire te ni umukire we yaryaga umukire kuko bishize ngo umukene ntabwo yabonaga amafaranga yo kugura aya mahurunguru ngo abantu barapfuye bishwe n'iyi nzara. Uzi ko ushobora gupfa mu buryo bw'umwuka ariko mu buryo bw'umubiri uri muzima. Abantu benshi barapfuye barebe ngo barapfa ibintu birakomera bapfa bahanura bayobora abantu baragenda bapfa bayobora bapfa babwiriza bapfa baririmba abantu baragenda bapfa basenga. Imana yambwiye ngo nimube maso musenge Imana ibahereza ibyo kurya byo mu mwuka kuko hagiye gutera inzara itari ibyo kurya habwa inzara yo mu mwuka. Ndagira ngo abantu bazakurikirana kino kiganiro tubasobanurire neza mbabwire ngo naje kuvuga ngo inzara igiye gutera ntabwo ari inzara yo mu buryo bw'umubiri ni inzara itari ibyo kurya ni inzara itari y'umuceri ni inzara itari y'ibirayi ni inzara itari y'amakaroni mbega hagiye gutera inzara yo mu buryo bw'umwuka. Ubwo abanyamwuka bari kubyumva abanyamwuka bari kubyumva. Herega reka nkubwire ngo Bibiliya ivuga ko umukiranutsi w'Imana abeshaho abanyabyaha. Ni ukuri. Rero ndagira ngo mabwire ngo tugiye kubabwira iyi nzara hanyuma uyu mwami ngo aratera iki gihugu cy'Isamariya inzara irabica bantu neza bahura n'inzara ngo kugeza ku rwego ngo harimo abagore babiri babanaga we ngo aba bantu bari bafite abana b'abagore. Umwana amubwira ngo zana umwana wawe tumurye uyu munsi ejo nanjye tuzarye uwawe. Hanyuma ngo umwe ngo bafata uyu mwana iri jambo Imana yarimaye numva ngize ubwoba. Ibaze umubyeyi atwite ukwezi kwa mbere amezi 9 agende kwa muganga atanga amafaranga kuko kubyara nta mafaranga hanyuma afata uyu mwana namugeza mu rugo bamurye bamubage uyu mwana kugeza ku rwego ngo bamukaranze iyi nzara ari kabisha bamunywamo isosi barya umubiri w'uyu mwana. Bari bagiye imigambi baravuga ngo ejo nawe tuzarya uwawe. Hanyuma ngo bamaze kumurya bukeye inzara ikomeza gutera ikomeza kwica abantu. Imaze kubica hanyuma uyu mubyeyi aramubwira ngo noneho nawe zana umwana wawe tugira ute tumurye. Uyu mubyeyi ngo Imana iramusanga ngo uyu mwana aramuhisha yagize ubwenge agira ubwenge bw'Imana bijeje ngo uyu mubyeyi nta nzara yo mu mwuka yari afite. Iki gihe ni igihe cy'abanyabwenge ni igihe cyo kumera nka Salomo ngo agiye ku musozi ajya ku kanunga karuta utundi tununga aragenda ngo agiye gutamba ibitambo ngabwira Imana ngo arayibwira ngo Mana nyihera ubwenge. Imana ngo inezererwa n'ikintu Salomo asabye ngiramubwira ngo ubwenge ndabugwaye ndetse n'ibyo utansabye ngize ute ndabiguhaye. Ndagira ngo nkubwire ngo iki gihe ni cy'abanyabwenge iki gihe ni cy'abahanuzi b'abanyabwenge bahanuraga ubwenge. Umuntu rero w'umuhanuzi utagira ubwenge muri iki gihe umwana wawe arariba la siwidi binima edifo. Ndagira ngo ntangariza abahanuzi mbabwire ngo nimuhanurane ubwenge nudanurane ubwenge umwana wawe baramurya. Wa muhanzi we unkurikirana iki kiganiro nutabera amaso umwana wawe iki gihe baramutamira. Wa mupasitori we ukurikirana iki kiganiro nutaba amaso ngo ubere amaso umwana wawe baramuhekenya. Tugeze mu gihe abantu bari kuryana abo n'umwana we yapfuye agashaka kurya n'uwawe. Rero bishatse kuvuga iki naje kubabwira ngo Imana ibarinde inzara yo mu mwuka ngo aramuhisha. Umwami ngabona inzara ikomeje gutera ngo yambara ibigunira. Igihe kije ni igihe abami bagiye kwambara ibigunira. Iki gihe ni igihe cyo kwambara iki ibigunira. La sitope edita do benesas
herasi widibini kutango pewasi nima. Iki gihe ndagira ngo mbabwire ngo ndumva ijwi riri kumbwira ngo iki gihe ni igihe cyo kwambara ibigunira, bantu mukava mu byo urimo mugasenga. Uyu mwami ngo yambara ibigunira, ava kuri matora, ava mu nzu ye, ava ku ntebe ngo aragenda yurira inkiki. Urumva ngo yurira iki? Inkiki. Ngo kugeza ku rwego ubwambure bwe ngo aba bagore barimo barwanira uyu mwana muzima ngo nawe bamurye. Hanyuma ngabona umwami ngo babona n'ubwambure bwe, amubwira ijambo rikomeye ngo aramubwira ngo mwami nyagasani wandengeye. Wowe urasaba uburengezi ku mwami, wasabye uburengezi ku Mana. Iki gihe ni igihe nta butabazi wabona ku mwami, nta butabazi buri ku muntu kweri, ntabwo. Ni igihe ubutabazi buri hehe? Ku Mana. Pera sinima ni igihe ugomba kubwira Imana ngo Mana ndengera. Umwami w'igihugu aramubwira ngo Uwiteka natakurengera, ibyo kugukurengera ndabikura he? Ndagira ngo mbabwire abantu ngo Imana nibarengere. Tugeze mu gihe tugomba gukura uburengezi ku Mana. Nta handi ugomba gukura uburengezi, ni ku Uwiteka. Haleluya. Nta handi hasigaye uburengezi, nta handi hasigaye ubutabazi. Ntabwo ubutabazi buri kuri pasiteri, ntabwo ubutabazi buri mu muryango wawe, ntabwo ubutabazi buri ku nshuti n'abavandimwe. Tugeze mu gihe uburengezi buri hehe? Ku Mana. N'ab'inzara yabishe, none ngo uri kubabwa ngo nibakurengere. Umwami aravuga ngo mwabagore mwe, Uwiteka natabarengera, ibyo kubarengera ndabikura he? Ndabikura ku mbuga se? Ndabikura mu rwengero se? Ngo umwami arabihakana. Herasi nima. Tugeze mu gihe umwami ari kwihanakana abantu, ari kwihakana abaturage be. Rero birasaba iki? Birasaba ko mugomba gukurikirana Imana. Imana ikabarindira inzara yo mu mwuka. Ngiye kuvuga kuri iyi nzara ubundi mbasengere. Imana ibampere ibyo kurya by'umwuka. Iyi nzara ni inzara ikomeye. Tugeze mu gihe abantu bafite inzara. Mu gihe abantu bafite inzara, iyo ufite inzara urabesha. Nukuri. Iyo ufite inzara ugira ute? Urabesha. Uresikoroka. Iyo ufite inzara urasambana. Perasi nima edita. Iyo ufite inzara urasambana. Uriba. Iyo ufite inzara uriba, uteka imitwe. Iyo ufite inzara uri umugore, hewa sinima igome, ujya murona po. Perasi tope edita. Ko nta mwuka wera uba ufite ubasha kugusobanurira iby'iyo nzara. Iyo ufite inzara yo mu mwuka, herasi widibini sasoma, uragenda ugakoresha puridasi ku mugore wa penima isika editango. Iyo ufite inzara yo mu mwuka, heni wiri sasoma igome, utanga ruswa. Mana yanyeretse abapasiteri bari gutanga za ruswa mu nsengero. Rasito pe edita. Mufite ibibazo, nta muntu urwanirira Imana. Rasi widibini maisi, Mana yarakubonye. Shenima igome, we wafashe amafaranga ukajya gutanga ruswa mu rusengero, Imana yarakubonye. Ugomba kwihana kuko ufite inzara yo mu mwuka. Ari kurwanirira Imana. Uri kurwanirira Imana kandi Imana ntago irwanirirwa. Nimba yaragutegetse kuba umushumba, waretse Imana ikakurwanirira, urirukankana ibiguzi barinda bagufunga, urarwana n'iki? Henimasi tobe nema edita. Iyo ufite inzara yo mu mwuka, pewasi, Imana yanyeretse abantu benshi bari kwiyaka abagabo babo mu buriri. Rasi widibinima, bakarangiriza hasi. Hewa sitope edita. Urashonje, ufite inzara yo mu mwuka, egera Imana yongera ikugaburira ibyo kurya byo mu mwuka. Iyo ufite inzara yo mu mwuka, ugambanira, uragambana. Uragambana ukagambanira mugenzi wawe. Mana yanyeretse abantu bari kugambana, bagambanirana ngo bicanire mu rusengero. Ibaze, uri umuhanuzi, uri umuvugabutumwa, uri umuntu usanzwe, uri umuturage, urimo uragambanira mugenzi wawe ngo umwice.
urashonje, hegera Imana wongere ukizwe. Imana ikugaburire ibyo kurya byo mu mwuka. Hewa Sinema Editor, twababwiye ko abantu bakurikiye Iramiro TV tugomba kubagezaho ubuhanuzi, ubutumwa bwiza. Bantu mukava mu rungabangabo, bantu mukava mu bintu by'igipindi, bantu barimo bababeshya. Iki ni igihe tugomba kubwiza abantu kuri, bantu mukareka ibyaha byo mu buriri. Pera Sinema Editor Toben, Mana inyeretse umuntu wafasha abana be abajyana muri Onapu. Rasi with bin sans bagiye kwiga segonderi. Mana kugira neza abana bawe barize guhera muri wa mbere, none wafasha abana bawe bose bajyanye muri Onapu ngo kugira ngo batazabatera inda. Ubwo se ntago ari bwo ahubwo ubahaye kugira ngo basambane, ntabwo ari bwo ubahaye inzira yo gusamba. Imana nawe yarabibonye, bana wawe wabajyanye kwa muganga bagiye segonderi, bagiye university. Mana nyeretse abantu biga university b'abakobwa bari muri za Onapu bafite inzara, bafite mu bupira, bafite inshinge. La Sinema Editor Dobene Sasoma, Imana irashaka ko abantu mukizwa, Mana ikabarinda inzara. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo ufite inzara yo mu buryo bw'umwuka niyo mu buryo bw'umubiri iraza, nukuri nayo iraza. Kuko ntabwo wagira inzara yo mu buryo bw'umwuka ngo niyo mu mubiri uyibure. Niko kuri. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo aho kugira ngo wicwe n'inzara yo mu buryo bw'umubiri, wakwicwa iyo mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka ukaba ufite ibyo kurya by'umwuka. Kweri kuko inzara yo mu mubiri se ko ntacyo twaye. Rero ndagira ngo mbabwire ngo abantu benshi cyane Imana yarababonye. Hera Sinema Editor, Mana yanyeretse umuntu w'umugabo ushaka kwica umugore we. Mana yambwiye ngo ugarukire aho ngaho. La Sitope Editor Topene sasa urashaka kumufungisha kamutangira ibiguzi. Hewini Mais Editor, kandi uri mu rusengero. Horasi with bin sasa urashonje, nukuri urashonje. Egera Imana, Imana ikugaburire ibyo kurya by'umwuka. Narumiwe jewe. Pera Sinema Editor Tobene Sasoma, ugasanga umuntu ni umuyobozi wa korari ariko afite inzara yo mu buryo bw'umwuka. We ugasanga abantu benshi bo muri korari barayobora ari abadirijante, ariko ugasanga umuntu afite agapira k'imyaka 10 cyangwa 5-7. Ubwo se ubwo urumva uri kuririmba iki? Uri guhanura iki? Kw'Imana ishe iyi nzara. Hanyuma aba bagore ngo bararyana barya abana babo. Ndagira ngo mbabwire ngo egera Imana yongere guha umwana. Ubundi umwana, abantu bakurikirana iki kiganiro, umwana asobanura umwuka wera. Ni umwuka wera. Udafite umwuka wera muri iki gihe gikomeye, urapfa, urabinumba ugenda. Herasi with bin sasa. Rero tugiye gusenga. Naje kukubwira ngo Imana yambwiye ngo abantu nibegera Imana. Iki gihe cyo kwegera Imana, ni igihe cyo kwegera Imana. Abantu bakambara ibigunira, bakabwira Imana ngo Mana duhe ibyo kurya by'umwuka, tugaburire mu buryo bw'umwuka. Ndagira ngo mvuge kuri ibi biryo by'umwuka kugira ngo abantu bakurikiranye ikiganiro basobanukirwe neza icyo tubabwira. Yego, ikintu cy'ibiryo by'umwuka, ibiryo by'umwuka ni amasengesho. Imana yanyeretse abantu batakiyiriza, bananiwe n'amasengesho y'iminsi 2, bananiwe n'amasengesho y'iminsi 3. Nta handi dukura ibyo kurya by'umwuka. Wibwira abantu ngo baguciye ku musozi, nimba baraguciye ku musozi se baguciye no kwiyiriza? Usenze mu rugo iwawe ukwiriza amasengesho y'iminsi 3 ukicara kugakeka, ntabwo Imana yakugaburira. Nibaze nawe, none se uri mu masengesho y'iminsi 3, ubwiye umuntu ngo uri Kimironko kandi uri Nyabugogo, ubwiye umuntu ngo uri mu Bugande kandi uri mu Rwanda. Kwese ubwo urumva amasengesho yawe yakumvirwa? Rero ndagira ngo mbwire abantu, Pera Sinema Editor ndi kuri kamera, mbabwire ngo nta kindi Imana ishaka. Irashaka kubagaburira, ahubwo yarababuze. Nukuri Imana yagize ute? Yarababuze. Abantu bari gukorera ibyaha mu buriri nijoro, Imana yarababonye. Koresha amapuridasi murangiriza hasi, bega mukorera ibyaha bitandukanye. Herasi Edifo Dobin, Imana yanyeretse umudamu ufite umugabo ba mu gihugu cyo hanze,
ariko agasigara aryamana n'undi mugabo pewasi tope edifo ukamucinya. Imana irashaka ko usubira mu murongo. Rasi with bini sas edifo. Imana nta kindi ishaka, irashaka ko abantu mugira ute mukizwa, Imana ikabagaburira ibyo mu buryo bw'umwuka. Nabazana ijambo bivuga ngo Imana ibarinda inzara yo mu buryo bw'umwuka, kandi ntago ari inzara y'ibyo kurya no kunywa, ni inzara yo mu mwuka. Tugeze mu gihe abantu bagomba kwambara ibigunira bagasenga, kuko wagiye Mana mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana ikomeye. Waravuze ngo mu mahanga yose ukubaha agakora ibyo gukiranuka uramwemera, kandi iyo urangije kumwemera umwemeza n'abantu. Rero tugushimiye ko uduhaye uyu mwanya. Uyu ni umwanya waduhamagariye ngo dutambutse ubutumwa bwiza. Lasito pe edita dobene sasi. Turasenze kugira ngo muri kano kanya mbaraga z'Imana zibane natwe, kandi imbaraga z'Imana zibane n'abanyarwanda, imbaraga z'Imana zibane n'abanyamahanga bagiye gukurikirana iki kiganiro ku Iramiro TV. Imbaraga zawe reka zigendagende, kandi umuntu wese uzumvira ijambo ndetse n'ubuhanuzi butandukanye, Mwami Imana yacu buzagira wo mumukura, bugiro nawo mugeza, kugira ngo izina rye ryubahwe mu izina rya Yesu. Amen.